Bibiliya usigaho ntega ngiye buri munsi gitondo kigoroba Bibiliya ndaza ku buryo umunzu ku meza Bibiliya ku buriri ku musago Bibiliya hari umuntu akuntumye ngo Bibiliya izaze igufate ikubwira ati umugabo muza va mu rugo dore ko Bibiliya yaje mu rugo nkubwire iyi mbere y'umubyeyi kandi umwana udahanguka mbere umugabo mwiza umutware wanjye nkunda ababyeyi bawe banyitabazi ko bahari twajyana mu cyumba njya kugira ngo nze ahubwo nyivana mu cyumba cyacu nkakijyana mu cy'abashyitsi ngo njye kurohayo Uwiteka bitwikire mbese ko mu cyacu twatewe uzi muri buriri none ujyana mu cyumba cy'abashyitsi njya gusanga wowe udusengera ubishaka nabyo nabikorera ko ari urwanjye njyewe ubundi ibintu bya Bibiliya ngibi wihaye ibintu bino bya Bibiliya wihaye ibintu reka nkubwire ndakubwiza ngo ibintu wihaye Bibiliya bino wihaye bya Bibiliya turye nice hariya mugabo muze dusangire turye birangiye ariko iyo birangiye bitungana neza kandi nawe urambwira ngo bitungana neza cyatse nimba ugira ngo ndyarye babari sindi gushinja aho nikubaza Bibiliya usigaho ntega ngiye buri munsi gitondo kigoroba Bibiliya ndaza ku buryo umunzu ku meza Bibiliya ku buriri ku musago Bibiliya hari umuntu akuntumye ngo Bibiliya izaze igufate ikubwira ati umugabo muza va mu rugo dore ko Bibiliya yaje mu rugo nkubwire iyi mbere y'umubyeyi kandi umwana udahanguka mbere umugabo mwiza umutware wanjye nkunda ababyeyi bawe banyitabazi ko bahari none se ntabwo uzi ko batanga umuntu ujya kugutinyisha akana agatinyisho kanjye ni handi njya kuyoba najya kukurakarira nkibuka mu migani uretse musomera rukundo reka maze nkubaze reka njyewe nago ndipfise yananiwe imirimo ibiri ndakumva pe ubundi mu myaka tumaranye ahanganye nawe ntabwo uzi gusoma ugize ubu ngubu ko yakumveshe ko bya amazi yarenze inkombe uragenda ariko se cyane tuganire rukundo cyagihe wamaga umwanya tukaganira sibyo wari warafashe umwanya uri full of wari wujuje ariko nguko kubera irungu umwana yamaze kuryama hibuka ko umugabo wanjye ashobora kuba yagiye mu bigusha ndamurabira nkabwira Uwiteka kandi koko iyo ntayirambura se Bibiliya usiganza mu nzu se waretse nkayigusomera ngo nahano zana hano ndibaza buri munsi ndava mu kazi ndava aho ngiye hose nsohoka mu nzu nakanya mutima gasanga ngo uragiye ngo ugiye gusenga sinsengera mu kindi cyumba araho njye icyo cyumba gusengeramo ni hehe sinsengera buriya njya mu cy'abashyitsi ikinakwereka ko utanakimenya ibyanjye nigira mu cy'abashyitsi ukazukanigira hari ujya kuvana abazimu mu cyumba cy'abashyitsi twajyana mu cyumba njya kugira ngo nze ahubwo nyivana mu cyumba cyacu nkakijyana mu cy'abashyitsi ngo njye kurohayo Uwiteka bitwikire mbese ko mu cyacu twatewe uzi muri buriri none ujyana mu cyumba cy'abashyitsi njya gusanga wowe udusengera ubishaka nabyo nabikorera ko ari urwanjye njyewe ubundi ibintu bya Bibiliya ngibi wihaye ibintu bino bya Bibiliya wihaye ibintu reka nkubwire ndakubwiza ngo ibintu wihaye Bibiliya bino wihaye bya Bibiliya iwanjye nzajya impapuro za buri munsi Bibiliya iwanjye wagize ngo nkuzana nzi ko Bibiliya zitari mu isoko sheri ushobora kunteka ugutwi ukambwira iki ushaka kumbwira iki birenze ibyo uri kunyereka ushaka kumbwira iki nagiye nkubwiye ko ukunda kandi Imana igukunda kurushaho ndabizi nanjye mbayeho kuko Imana ibishaka wanyemerera nkagusomera akantu gatoya kavuga iki se nyemerera ngusomera akantu gatoya sheri wowe utanyemeye ibyo ngusaba njye nta kintu na kimwe ntakwemerera iyo aba ntemera ubusabe bwawe ntabwo mba nicaye hano mba nicaye hasi soma ibyo usoma mu migani 19:30 haravuga ngo inguma ziryana zikuraho ibibi kandi imibyimba igera ku mutima ubwiza bw'abasore n'imbaraga zabo kandi ubwiza bw'abasaza n'uruyenzi rw'imvi imbabazi n'ukuri nibyo bitera umwami kurama kandi ingoma ye ikomezwa n'imbabazi ushobora guturisha umutima wowe mwami w'umutima wanjye ukemera sibyo tukumvikana izi nguma zageze ku mutima kandi ziri kuturya tukazikuraho sibyo kandi ndazi neza ko nyuma y'ibi ngibi nturebe ko tubabaze ndazi neza ko tuzagira ibimenyetso birenga kimwe byo kugira ngo tuzamirize abantu ko urugo rwacu rwagenze neza ndaguciriye bugufi ariko ihanganira njye naciye bugufi sheri niba ari uko nanjye rero ndagucira bugufi urabyemeye umugore mwiza ntacyo gusa reka mbyemere gucira bugufi n'umutima wanjye hari akantu usomye aho ngaho se wambwiye ngo wose hari akantu usomye aho ngaho waratse nkakubwira se ko ndakumva hari akantu usomye aho ngaho nanjye numvisha arano ko ukuntu ariko ongera ugasoma
urenda kubara kahe ingoma ziryana izo ngoma nizo ndikushaka ingoma ziryana zikuraho ibibi kandi imibyimba igera ku mutima baretse ntidukomeze koko kwibabariza imitima ndabyemeye urabyemeye ngiye nkomereye gukizwa ufata umugore wanjye buri kimwe cyose gihe ujyana mu mahoro njye nawe no gusenga tujyana gusenga no nzajya nanasoma jya usoma bibiliya tuzajya tuyisoma nanjye ejo mu gitondo nzaza n'iyanjye ntabwo nzajya kuzana abakobwa mu rugo rwanjye umugore mwiza nishakiye ibyo numve ko kubw'imbaraga z'Imana genda byihoreye ngo hari kurira kwararira umuntu mu gitondo impundu zikavuga basi ngambabwira ngo biri mu bimenyetso bimwe birenga kimwe urugo rushobora kugira igihe umugabo n'umugore baciye bugufi bakumvikana ndabyemeye igihe umwana wabo yabonye papa yabonye mama igihe bemeye gushyira Yesu Kristo nk'umwami n'umucunguzi mu rugo ndetse n'ibindi byose humura nawe Imana izakugira neza shero urakoze koze nawe cyane Imana ikugiye neza yego nawe ngambwe nanjye kukubwira ibimenyetso birenga kimwe binyemeza ko Yesu yangiriye neza nanjye mfite ibimenyetso birenga kimwe binyemeza ko Yesu yangiriye neza oh yeah yangiriye neza yangiriye neza yangiriye neza nanjye yangiriye neza umwami wanjye Yesu arankunda arankunda ni kenshi mpura n'ibingora cyane bikamvuna umutima ugacika intege amasakuzura amarira uburakari bwe n'ubw'akanya gato urukundo rwe rukazana ubugingo ahari kurira kwararira umuntu mu gitondo impundu zikavuga yangiriye neza yangiriye neza ibimenyetso birenga kimwe binyemeza ko Yesu yangiriye neza nanjye mfite ibimenyetso birenga kimwe binyemeza ko Yesu yangiriye neza oh yeah yangiriye neza